ntushobora gutera imbere muri iyi si udafite icyo ukora n'amaboko yawe. Ati ibyo bitekerezo byabwira ngo mutange murabona ubutunzi ni ukubabeshya nyine. Muri ubu bwami bw'Imana cyangwa muri iki gihe ntabwo ushobora gutera imbere udakora. Ati nabo twirirwa tureberaho urugero ba Pawulo n'abandi, ati abo bari bafite ibintu bakora kandi bari n'abagenama mu matorero ndetse n'abavugabutumwa bakomeye, cyangwa se abapotere bagiye bashinga amatorero. Byoroheye Imana kuguha umugisha iyo ufite icyo ukora, kuko cya kintu ukora n'ikinyuzamo umugisha. Nta mugisha n'umwe cyangwa se nta butunzi n'umwe umuntu ashobora kubona binyuriye mu bintu by'umwuka, ahubwo binyurira mu cyo akora. Niko uyu muvugabutumwa yavuze wo muri Nigeria, avuga ati ntabwo Imana izanye guhera ikintu mu busa, ahubwo iguha binyuriye mu cyo ukora. Ati rero ibyo wakora byose uramutse udasenze kandi ngo ukore ntushobora kugira icyo ugeraho. Ugomba gusenga kandi ukanakora. Ati Pawulo nawe ntabwo ubutunzi bwe bwavuye mu mwuka gusa mu gusenga, ati ahubwo bwavuye nawe mu byo yakoraga. Yari afite ibindi akora kandi akanakora n'umurimo w'Imana. Dukurikire inyigisho ziriho muri iyi minsi, ariko tugire ubwenge no gutekereza, kuko izi nyigisho nyinshi hanze zitubwira ko dutanga kugira ngo tugire icyo twakira. Kenshi na kenshi abavugabutumwa bari kutubwiriza gutanga tugire ibyo twakira nibo dukurikira, ariko ubwije ukuri nusenga kandi ugakoresha amaboko yawe, Imana ntizabura kuguha umugisha, ntizabura kunyuza umugisha mu bya bindi by'uri gukora. Ati dufite abantu b'abanebwe birirwa amezi menshi n'iminsi myinshi mu buvumo basenga bavuga indimi, bavuye bakajya guhanurira abantu, ariko bakatangira ko bakeneye ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ati icyo gihe rero nta kindi bakora ni ukubeshya ba bantu kugira ngo babone ibyo bintu. Ati kandi nabibuze abo ni ibisambo. Uri igisambo cya rutura. Mu yandi magambo yavuze niba wirirwa mu buvumo usenga, wavayo ugatangira gusaba abo wasengeye ibintu ukababeshya ko Imana hari ikibazo, uri igisambo cya rutura. Imana ishimwe cyane ko dufite abantu bakiri mu mwuka w'Imana. Avuga ati nanjye nigishaga muri universite hano muri Nigeria, kandi gahembwa $25,000 by'idolari, by'amanayira. Ati ayo mafaranga ni amafaranga menshi yamfashaga. $25,000 by'amanayira nayo ni amafaranga menshi muri Nigeria. Ati ni amafaranga yagiraga ibyo amfasha mu gukora, kandi yanyishyuriraga itike, akanyishyura ibyo kurya, akanyishyurira mu kwiyandikisha kugira ngo mbone PhD. Ayakoresha amafaranga akomeza kwiga PhD. Urumva ko dukwiye gusenga ariko tugatekereza neza hazaza kandi tukareba kure. Abantu benshi muri iki gihe usanga bavuga ngo njyewe Imana yansabye gukora umurimo wayo, ibindi byose irabimbuza. Ariko cyane cyane ibyo tubibona mu Rwanda kenshi, ariko ibyo bintu koko sinzi niba ari byo. Dukwiye gusenga tugakora, kuko Imana avuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Rero ntabwo izaha umugisha amasengesho. Bibiliya ntabwo ivuga ngo nzaha umugisha amasengesho wasenze, ahubwo ivuga ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yawe. Pawulo rero yakoraga amahema, yavuze ngo yari tent maker, yabohaga amahema ariko akanajya kubwiriza ubutumwa bw'Imana. Hari ikintu numvise muri minsi nanjye nasomye mera guhumutsa amaso, soma uwitwa Moridekayi muri Bibiliya. Moridekayi burya yari umusekirite aba ku irembo. Urumva nawe yarahembwaga, ariko muri uko guhembwa kwe akanasenga Imana. Ariko twe turashaka kubona ibyo tutaruhiye, turashaka kuririmba gusa, tukabyina, tukerekwa, twarangiza nyuma ngo Imana yavuze ngo umukozi w'Imana ntabwo aragendera. Nyaboneka duhumuke, dusenge. Nawe witwa ko ari abakozi b'Imana ariko badashaka gukora, tubabwire bashaka icyo bakora. Imirimo irahari, washakisha nk'abandi none bikemera ejo bikanga, ariko washatse icyo ukora. Uzakenera kwishyura inzu aho uba, uzakenera kujyana umwana ku ishuri, uzakenera kwambara ipantaro, kwambara ishati. Ibyo byose ntabwo wabibona udakoze. Dusenge kandi dukore.